mwana uzi se ubu ngubu nari mvuye ku kazi ariko nyine ubu ngubu ndaje kabisa, ariko nizere ko kutaba uri kumbwira ibintu by'inzoga kandi ubu ngubu naje wirirwa untegereza cyane kuko ubu ngubu naje, ariko ibintu by'inzoga nazivuye ariko nibwo ari mukamfasha mani. Ese bimeze gute kuri kwa ibi turavugana turagahuza nyine tu ubu ngubu nahagurutse mani, ubu ngubu tayari. Umva se sawa naje sawa Run. Kijyango sawa ese kumamagarira mu kabari none uziko navuye ku nzoga yabo ko nawe wava ku nzoga ukazasura ku gikoma. Igikoma ni kukurere ibintu by'ibyayi bino kuri ko sije gusura ku gikoma. akoze ukuntu mwana inzoga zanesheje umutwe. Ziko mwana ziko natashye rikomva nyine ntarareka inzoga nyuma y'imyaka 2 ndetse inzoga narataje ngenda komanga mara amasaha 5 nyuma y'urugo Rahira nibuka ko nibana ari nicyo cyateka inzoga manje ibintu byo gusubira ku nzoga wari utaramenyera buri wari utaramenyera uzagenda umenyera gake abonde se wewe wava ku nzoga wanywa ikigo nta kindi cyo kunywa cyaba gisigaye. Ase uragira nsubire ku nzoga naho usubundi subiraho by'unywa gake mu rugero urenze naho uragira ngo nanjye ko mba ni kwinywera aho ngiye gake uragira ngo nubahirize ya gahunda ya leta ngo tumwerese nanjye nkorese wowe waranyweye urarenza kugira mu kw'abandi ikigiye kuba rero sibyo wenda ikigiye kuba nuko ari umuhuro wo gutangira undi mwaka sibyo kanyene ngewe bashe wenda nsomeho agacupa kamwe undi metena akakuzanire nari bi wabwira barman akakamanura barman yoyo muzanire va hano kubwira icyanga. mwana ngiye kunywa icupa urikumva iringi ubundi ndebe ko natana abakirikare mu ngo mu minsi mikuru soza umwaka usubiye ku nzoga nawe nanditse ngo uzi inshuti nyanshuti cheers ubuzima bwacu bwose mwana ibintu byo kudaheruka inzoga sibyo nakubwiye se siko irakabaho ibyo nakubwira ngo uvayo nkwereke ibintu biryoha sinaka karamwebwa mwana mwahumbe akase mwahumbe ibiri hano byose aho hose ni mu kwacu sawa nywa urisanga ko bimeze ariko nyine akaryoshye cyane ubona kanabivumbuye turahari baraguhereza baraguha ngiye nahageze na kare naguhamagara unatinda n'ukuntu naje ntarwiyambitse mwana akora uri kure nawe haje naje ntarwambaye ahari rwari urumva hano bihuriye n'igikome ibi ngibi ahubwo karengetse gusa n'uburyo
baguhe ako nta kuntu amba kanyuzemo siko urugendo urenga jyana urenga we ntarange nabashye. The Bluetooth device is ready to pair. Wetin be this? Jesus. kumuhu Yo inzoga ubaye kudubitsemo byagenze gute? ari kubanza hari utazi ko umwaka warangiye. Umwaka warangiye nibara urasa ninjoro. Icyo utazi ni iki ngiki rero. Kurasa umwaka bijyana no kunywa. Ewe Utangwe nta mwaka. Uri kwisebya wa muhungu. Ibikunda. Nago bikunda. Masa. Ukuntu wabaye nisi. Ako uri kuvori kujya he? Ina n'ubu sindamenya ahantu uri kugana. Ngiye ubu ndatashye. Nose kuri kumuri kwitorosha. Masa uri no gucana itara cyangwa uri kubona bwije. Bwije ahubwo wowe. Reba izuba riracanye ngo bwije. Wowe wagwana aho. Siko kukubona leta birasekeje. Ikintu kimwe gusa. Ikintu cyonyine kimwe nakubwira. Kimwe cyonyine. Ukumva? Siko wabivuze ukuri koko umugusara bisaba gushishikara. Wowe reka nkwere. Sina dabagiye. Shaka bisa biragaragara. Ngiye ubu ngubu ngiye kuryama. Sibyo? Shaka bisa igiye kuryama kabisa. Undi mwaka uri kumva? Ndasindira noneho muri Amerika kugira ngo nkwime. Nizere ko ariko utari bugaruke ku muhanda. Ku muhanda njya kuryama kabisa bimeze nabi. Bwije ubu ntabwo ndi kureba. Nagiye. Umuhanda undi mwaka.